abona kabereye ntabwo narinzi ko baby biriya bintu yabikora siko numvishije ari long story icyo long story ubu mwarwanye mugeraho mupfa umuhungu kurwana ni gakeya rero munaganitse kumve gusa cy'igihumbi cyane ntabwo nifata nayanze sawa reka nkwereke byari bitanu nyine urashyiraho n'ahandi niba ushaka ibanga ryawe ndimirango Cerebral Studio asema akamurazi kumbona mama iminsi papa amaze iminsi abwira nango ashake amushyingira umugabo adashaka ubundi muri iki gihe hari umuntu ukwiye gushakira undi mugabo ariko wa mwana ntawe nk'ibyo abakundana kukiri umwana mutoya ubibwirwa n'iki none se nasangira uko afungiye ndabibona nika kazajya kanshanuka kajya gafata amakaye kajya kwiga kareke kuzajya kivanga mu by'inkondo birakureba wowe urambwiye neza no mama na mutamubabaza kaye nayo ntabwo nikagende kareke kwirirwa kambwira ubusa dore uko kameze naho muhera muhura ubwenge gusa aho kugira ngo murebe ibibareba Mwiriwe neza. Amakuru. Sibona no kumubera ubwo wabona gutamerutse. Sheri, carana nta kibazo. Ikaribu. Ese ko mbona mwa utamwishimira nka mberera? Turacyakunda neza. Ntukagire ikibazo. Bose hashize igihe kingana ngo tutamamagara. Ntabwo ari impamvu zo kutagukunda. Ndagukunda pe. Kandi nawe urabizi ariko ufite ibintu byinshi cyane birabyigana mu buri ngeri nk'urugero imodoka zanjye ziracyari hanze ibintu biri muri majerwa ntabwo ndajya kubikuramo ku buryo wabura n'umunsi umwe mbere se kuki wawubonaga ikintu nari nje kukubwira ni uko ko nini njyewe kandi wambwiye ko tuzabana gusa niba naraguteye inda byiza ariko Hello? Oui. Ndakumva. Nari ndi kuva mu rugo gato. Nta kibazo niba nshaka twabona. Eva kuri kunyirengagiza bite habaye iki ako epo usko nawe wibarisha wirengagije wa mukobwa wantukiye hara ku muhanda kumugaragara mu maso y'abantu bose nawe uratinyuka kweri rero ikintu ngiye nk'isabe ndagusaba imbabazi ntuzongere unanyibagirwe pe ntabwo nkeneye kuzanirirwa nk'ukwa uciye hano Eva ngira agatwe gato Eva mbabarira unyumve ntabwo nibaza uwo mukobwa ninde wamumbwiye je ntabwo muzi gisi nibaza buryo cyo umbwira ngo umukobwa yaragututse nje nta mukobwa ntoyereza ngo aze kugutuka reka icyambere nje ndagukunda urabizi neza sibyo tukiza ko naguteza abakobwa se ahubwo nshaka kumenya ngo ninde urambaza ngo uwo mukobwa yitwa nde siko abantu biki gihe mwese mwabaye abanyamitwe yitwa kandi ubundi yambwiye ko yitwa ngiki yitwa baby ngo nimba ngari wowe mutima we nimba ari wowe yambwiye ibintu byinshi ntabwo nshaka no kubisubiramo ngewe ubwo ntabwo nzi hagati yawe nawe ibyo muhuriyeho ngiye rero icyo nkisabira no kunyihera amahoro kandi ndabara abakobwa bawe uretse gatoya ntabwo mbyumva ngo ninde
uri bebe ubu bebe bunu ubu bebe ntabwo muzi kandi ubwo ikibazo wasanga uri kuvuga bwa bukobwa bwo hanze aha bugenda bwikundisha ku bantu umuntu atanabukeneye ubwo rero reka mubwire Eva mbabarira unyumve sibyo Eva nari ngiye igihe kintu ndi gukora ndaza kuguhamagara tubivuganeho ariko umenye ngo wizere ubwo bukobwa bwo hanze ni bumwe bwikundisha ku bantu nta muntu ubukeneye sibyo wowe izere ibyo nkubwira sibyo mama Karame se mama na kariyanse yari yagasutse kabigenze gukunda gakubise ntukazajya umbwira ibyari ririya shyano buriya aba yivanga mu by'inkundo biramureba aho kugira ngo yige arajya kwivanga mu by'inkundo za mukuru yamisha abo bana yego uri kuvuga saa kimvaro ugise cyangwa wa mukobwa yarimo kutwumviriza umubwire uriya murumuna wawe muto umushiki wawe mutoya ese ko naherutse umbwira ngo barakwibye wa muhungu wagukoreraga waramufashe cyangwa mama nabihariye rebo niri kubikurikirana ariko gusa aho atuye napererije neza umuntu ushinzwe niriye pfu nafite gahunda yo kujyana umuntu nijye kureba ko mubona ariko se yabagiharira yabagihari ahubwo wajyayo ukareba ko agihari atarabimenya kuje kumureba akagucika rero ngende kumva ntabwo wabiharira ribu gusa nawe ugomba gushyiraho akawe ugashyiraho abantu bakagushakira bakamenya ahantu aherereye kuko ashobora kumenya amakuru mbere agahita acika ribu ariko nawe ushyizeho akawe wamufata ukamushyira ribu mama uzi kumenya ibyo ari byo koko shyiramo akabaraga rero kabisa aswera nta nubwo hangana ndagaswe Samu karitasi uri he aho hari ndakaswe amafaranga mu square na muri ya ndabona agiye kumuraho kuracu nzamuheza mvuno muheto zamuheza to nzamuheza ndagapfusha inkumi inkoko kanze nanjye nze nkwereke nje mu bakuru sikindota andi hejuru
kwihuta ushanje kwihutara ku gahunda mfite kandi karihutirwa ushaka ko tujya gusangira akantu we please turaza kuvugana kuri fone hari ikibazo ahubwo reka ngende bye turaza kuvugana ndi kwihuta okay sawa ntari ndakuvugisha mu kanya sinasa impamvu sinibaza impamvu ariko okay buriya ndaza kumubaza impamvu ndamubaza impamvu twari twabiryoheje jewe se wayibona kugira ngo wita gute keza we keza ntabwo namubonye keza undi wambaye imyenda y'umuhondo ntabwo wamubonye ntabwo nigeze wumva wari wegeranye na papa ntabwo wamubonye namuhamagaye nshyitsi hanze ndamubura kandi na papa nanahise mubura neza ubwo tureke kubitekerezaho cyane reka twitaye ndaza kumuhamagara turi basure ugatunywa amata ntamukize natugende yayi karibu hano niho mu rugo hariho taje yanjye nini ubwo se kwata oya ibikomeye aha niho iwanjye ni aha mu rugo niho iwanjye tu we bosi iyo adahari bo bose iyo adahari aha bari banyubura ndabura ko byose abona n'ibyanjye iyo rega rwashiringiye ntabwo noroshye ariko amafaranga yose nkorera mba numva njye nawe rwose numva mfite gahunda yo kugira ngo dukore idikwe mva nitwa umugore wanjye nanjye nitwa umugabo wawe byari byiza tu nicyo nifuza pe nacyo nyine nanjye ndabyishimiye ariko nyine ugomba kunyereka ababyeyi yiga buriya n'ababyeyi babagize ngo agashaka ari kugenda umuhoraho ubwo hantu nyine hari ikibazo nshaka nyine biba ari sawa tu se ikibazo kirahari kigute se kubera ko ese ubona n'ubu ngize ako ujya umwegera hirya ashaka yego nyiyegereza nyine kagera bitwaye se ese si dukundana hari ikibazo turakundana nyine ndabizi rega buriya uranda nakwikundira pe nigasha nanjye mba ndi kubibona dore akantu kaguyemo hasi ubu wakabonye ndakikuriraho ntabwo ari ngombwa ko gakora ese bitwaye se si unyizere kangura nyine kuntuza ese bitwaye ntabwo ari sawa ariko baburetse se ntabwo uba unyizeye koko weho yawe sigaho mwana yanjye ibintu uri gukora ntabwo ari sawa nawe buriya ese ubwo uri kwigira ibiki hasi kuba umurura unyiryamishaho wowe ibyo nyine ese si nkukunda si uramunda ubizi ariko si ukamura ahantu hose oya ese hari ikintu wanyibase ngaho ngize kure hari ibintu nyine ureba bitari byose ntapfa gutanga uko wiboneye oya none se ucyase dukundana se turakundana none se nyine aho se base kunyiryamisha turatwika hanze aha filime hahiye umwimerere urakora umwimerere urakoma reba reba uraza reba zamu zamunira utwite ndakurahiye uzi ko yaramusubijeyo sigara bisaza
nshaka kujya guhita njya mu kazi. Okay. Jya kunzanira ku cyo kunywa. Yego papa. Ase Chantal azanye ikirahure. Kihorere. Ndanyizera. Barafite icyaka. Cyaka bisa. Gatano we. Yego umunaniro mbamvanye hariya nawe ntabwo wari woroshye. Siko ntaherukaga imyitozo. Umuntu avuye muri siporo atanywa amata nawe papa nawe akabikunda icupa. Reka dore amata ni aya ngaya sha. Ntabwo yasibiye. Ukinaga yuko nkunda kumba ukunda agafaranga katujabutse uragenda. Se papa kuba dusize ubundi muri siporo no kubera tukiva hariya muri siporo Mwanga dusigiye iki? Atwaye twajyana. rwose kandi hirya nawe kubona sheri wanjye we yari ari gukorera kandi nawe nahise mubura. Nta mukobwa muraziranye? Gasore mva bishoboka. Twase tumuburana Nasanga bakora. wenda simbizi. Ndashaka no kwigira ku kazi. Yakoze ishema. Njyewe uvuze gutyo. Oya. None se wewe ni kakandi se uvugaga kari hirya yanjye. Kakandi. Urabona uriya mberanye nawe. Kareka njye nahise nsohoka nigendera nigiriye mu byanjye. Ukinaga yuko nkunda kumba ukunda agafaranga katujabutse uragenda. No love, no love. Iyo ukunze uba ukunze ntujya utatira igihango kandi waralalutse uragenda. No love, no love.